mukunzi w'umurongo wo kwezwa ari wo kwezwa cano, reka ngushimire uburyo wongeye kubana natwe muri uyu mwanya kugira ngo dukomeze kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi twiga ihame rivuga ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tukaba tugeze ku mugabane uheruka w'iryo hame, aho turakomereza ku ngingo ivuga ngo Mwuka, Muziranenge n'Ubushobozi bw'Ibyanditswe byera. Reka nkwibutse ko uwo muri kumwe muri iki kiganiro ari KAYISHEMA Joel. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe tugiye kongera kubumburira hamwe muri umwanya. Ni wowe uduhaye amahirwe nk'aya. Data, ndagusaba kugira ngo ukurikiye iki kiganiro wese ari nanjye uvuga, twese tukugireho umugisha, kugira ngo ijambo ryawe turiha agaciro, kandi bidatinze ubwo Kristo agiye kuzerekanwa, Mwami Imana, twese tuzabashe kumusanganira hatabuze n'umwe. Ibyo byose turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Mwuka, Muziranenge n'Ubushobozi bw'Ibyanditswe. Mu mibereho ya Yesu hano ku isi, abayobozi b'idini n'imbaraga itaragiraga icyo yitaho, ntibasobanukiwe n'uwo yari we. Bamwe bibwiraga ko yari umuhanuzi nka Yohana Umubatiza, Eliya cyangwa Yeremiya, mbese nk'umuntu usanzwe. Nuko abayobozi mu by'idini igihe Kristo yari hano ku isi bamufataga. Ubwo Petero yamenyaga Yesu ko ari Kristo, umwana w'Imana ihoraho, Yesu yerekanye ko uko guhamya kwashobotse biturutse mu mucyo mvajuru. Umunsi umwe yigeze kubaza abigishwa be ati, mbese abantu bavuga ko ndinde, cyangwa se mwebwe muvuga ko ndinde? Bamwe bati uri umwe mu bahanuzi, mbega bagerageza gushakisha. Abandi bati ni Eliya. Ubwo bakurikizaga amakuru bagenda bafata mu bantu, cyangwa se bagenda bumvana abantu batandukanye. Iki gihe rero bibayobeye, nibwo Petero yavuze ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Ibi tubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 16 umurongo wa 13 kugeza 17. Yesu Kristo niko kumusubiza rero avuga ati, ntabwo ari inyama n'amaraso biguhishuriye, ahubwo ni Mwuka w'Imana. Bigaragara ko icyo gisubizo cyari giturutse ku Mana, ariko Petero nk'umuntu wari nyabwangu, akaba yari umuntu utaripfana, niyo yabaga afite igitekerezo yaragitangaga. Yaba ari n'amakosa ye akayashyira ahabona agakosorwa. Abantu nk'aba rero ntabwo baba ari babi, ibyabaga bimurimo yabishyiraga ahabona. Nanone Paulo ashimangira ukuri agira ati, nta muntu ubasha kuvuga Yesu ni umwami atabibwirijwe na Mwuka Muziranenge. Nkuko tubibona mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abanyakorinto igice cya 12 umurongo wa 3.
uko niko biri no ku ijambo ryanditswe n'Imana. Hatabaye Mwuka Muziranenge ngo amurikire intekerezo zacu, ntitwabasha gusobanukirwa na Bibiliya, habe no kuyimenya nk'igaragaza imbaraga z'ubushake bw'Imana, kuko nta wamenya iby'Imana itekereza uretse Mwuka wayo. Mwuka wayo niwe ubasha gutuma abantu basobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Urwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 2:11 rikomeza rigira riti, ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'Umwuka w'Imana. Hari abantu rimwe na rimwe ushobora kuba wavuga utese umuntu kwizera ko bizagenda bite, ugasanga niyo wasobanura gute, yewe niyo watanga impano, hari igihe kigera bigasa naho muvuga ati wenda reka muhe Bibiliya, niyo wayimuha reka mushakire n'ikindi gitabo, yewe nubwo wavuga uti reka ngerageze uburyo bwose, ntibishoboka. Nigeze mbabwira igitekerezo cy'umuntu wigeze kutugora, nimwe turi muri gahunda yo gusura urugo ku rundi, aravuga ati ubu mundeba rwose, naza mu rusengero, naza nanjye nkiga ijambo ry'Imana, ariko nagize ingorane nta nkweto ngira. Abantu bati ntabwo bishoboka, umuntu ananirwa kuza mu nzu y'Imana kubera inkweto. Muri icyo cyumweru nta nubwo ari inkweto gusa yahawe, ahubwo yahawe inkweto n'imyenda mishyashya. Yewe cyakora isabato ikurikiyeho yaraje rwose, ariko yaherutse uwo munsi kubera icyo yaragendere bwari uburyo bwo kujijisha umuntu. Rero wa kamere ntabwo ushobora rwose kumva, biragoye. Iby'umwuka kuri we biba ari umwaku, ntabyumva, aba yumva bidasobanutse. Hano rero ngo nta wamenya iby'Imana itekereza uretse Mwuka wayo, ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'Umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kumenya kuko bisobanurwa mu buryo bwa Mwuka. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abanyakorinto igice cya 2:14 niho tubona amagambo. Bityo rero ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, nkuko tubona nanone mu gice cya mbere 18. Ubufasha bwa Mwuka Muziranenge wenyine, wa wundi urondora byose ndetse n'amaberane y'Imana, nkuko tubona mu rwanda rw'Abanyakorinto igice cya 2:10, nibwo bwonyine bushobora kwemeza umuntu iby'ubushobozi bwa Bibiliya nko guhishurwa kw'Imana n'ubushake bwayo. Hari igihe rimwe na rimwe dushobora kumva ko twakwemeza, nta muntu wemeza undi, ni Mwuka w'Imana wemeza umuntu. Nta muntu ubasha kuvuga ngo nzabimucengezamo, nzabimwinjizamo. Hoya ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Mwuka w'Imana niwe ubasha gutsinda umuntu. Umunsi umwe nigeze kubona aho umuryango wampamagaye, umugabo n'umugore, baravuga bati turashaka ko uza ukadusura. Ndagenda turaganira, umugabo asa naho atari kumva kimwe n'umugore we ibintu. Umugore avuga ati jewe ndumva nakiriye agakiza, nta nubwo bari abadventiste bose wa 7 pe, ariko baratekereje aravuga bati turamutse dushatse Joel yagize akatugira inama. Ariko noneho ikintu cyantangaje, umugore avuga ati jewe ntabwo nakomeza kubana n'umuntu udakijijwe, nge ndumva rwose bindemereye. Umugabo ati none se uko gukizwa giye uzi ko twabanye twese turi abanyagatulika, dusangira inzoga, tugira dute, nta kibazo twigeze tugirana. Ibyo bintu bishya wakiriye, uwo mucyo wakiriye, nge ntabwo ndabyumva. Umubyeyi ndamubwira nti rero wa mubyeyi we, niba koko wumva hari intambwe wateye, hari umucyo wakiriye, ijambo ry'Imana ritubwira yuko wamaze kwakira Kristo, wamaze kugira uko amenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, niyerera imbuto uwo babana akaba ataragira kugera nk'urwo. Uko uzamwerera imbuto nibyo bizatuma abasha kwakira uwo mucyo wakiriye. Umugore ati ntabwo mbyumva, ntabwo agomba gufata icyemezo nonaha agakizwa. None se urumva n'umugabo ati rwose ibyo bintu sinzi ukuntu wahuye nabyo, sinzi uko byaje, reka da. Mu minsi mike navuye aho turasenga, mvuga nti wenda hazabaho kongera kugira ikindi kiganiro, ariko natungwe no kumva umudamu ambwira ati rero jewe nabivuyemo, ngubu nagiye kwishakira icyumba muri hoteli, natandukanye nawe. Ngira ngo ni ibintu byoroheje, ariko nyuma byaje kuvamo na divorce, baratandukana burundu. Uretse Mwuka Muziranenge wenyine, nta wundi urondora byose ndetse n'amerane y'Imana, nta nundi ushobora kwemeza umuntu ibya Bibiliya. Igihe rero dushaka kwemeza abantu, baba bana, yaba umugore, yaba umugabo, ubu uri mu ikosa rikomeye. Mwuka Muziranenge niwe wenyine ushobora kwemeza umuntu. Wari uzi ko ushobora kubwiriza ubutumwa umuntu akazaniyegurira Imana warapfuye utakiriho, waramaze gusinzira? Bitewe n'iki? Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Iyo ryabibwe riba ryabibwe, igihe kikagera rikazagaragaza umumaro waryo. Si ngombwa ko byose bikorwa unahari. Nanone ikindi tubona, Bibiliya igaragaramo imbaraga y'Imana ihindura, nkuko tubona mu rwandiko rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 18. Ibyo umuntu yabihamya afatanije na Pawulo hagira ati, ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Mu rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 2:12.
Ibyanditswe Biziranenge rero hamwe na Mwuka Muziranenge ntabwo bashobora gutandukana. Ibyanditswe Biziranenge ariyo Bibiliya, ijambo ry'Imana, na Mwuka Muziranenge nk'umwigisha, umuhumuriza. Kristo ariwe yavuze ati nzaboherereza umuhumuriza, umufasha, umwigisha uzabana nawe, ariwe Mwuka w'ukuri. Ntabwo Mwuka w'Imana ajya agendera mu binyoma, nta nubwo ajya ashyigikira ibinyoma, ntashyigikira ubuyobe. Uwo niwe ugufasha ugasobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Mwuka Muziranenge ni umwanditsi kandi n'umuhishuzi w'ukuri kwa Bibiliya, niwe wagiye ayobora banditse ijambo ry'Imana. Bityo rero ni nawe ubasha gufasha abantu bashaka kwiga iryo jambo kugira ngo basobanukirwe n'ubwiru bw'Imana bubitswe, buhishwe muri iryo jambo. Ububasha bw'ibyanditswe buriyongera kandi bukagabanuka mu mibereho yacu bitewe n'uburyo tubana na Mwuka Muziranenge. Umuntu w'Imana arakura. Gukura kwe ni uko abana na Mwuka Wera. Mwuka Wera uko tubana nawe turagenda tukamera nk'igiti kivomerwa, urubuto ruvomerwa rubona ifumbire. Nibyo tubona muri Zaburi ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ibibabi byacyo ntibyuma. Nuvuga ngo mwene uwo muntu uko abana na Mwuka Wera niko gushisha kwe, niko gukura kwe, akagenda yunguka umunsi ku wundi kugira ngo arusheho kugira ubumenyi bwimbitse mu ijambo ry'Imana. Niba dufata bira nk'ikigereranyo cy'ibihamya bisanzwe by'abantu cyangwa se tukayiha ububasha bushingiye ku buryo twumva iyobora amarangamutima cyangwa uko tubyiyumvamo, ubwo tuba dukuyeho ububasha bwayo mu mibereho yacu. Nyamara iyo tubona ijwi ry'Imana binyuze mu banditsi, tutitaye ku ntege nke zabo cyangwa ubumuntu bwabo, nk'uko twayibonye mu cyigisho cy'ubushize, bitewe n'ubumenyi bwe buke, twagiye tubonaho abantu bagiye bagoragoza babuze uko basobanura, basemura nk'amagambo. Muri ubwo bumenyi buke bwabo hakaba hapfunditsemo ipfundo rigaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo kutazimangana. Ibyo rero iyo wabirenze, nk'ubu umuntu uhanga amaso amakosa mu myandikire cyangwa se inyuguti n'iyi barayicuritse yagombaga kubanza, ahubwo wowe ukareba ikigenderewe, ubutumwa bukubiye muri iyo nyandiko, aho ngaho niho Umwuka w'Imana kuyobora. Ndetse ibi ngibi ni nabyo bifasha abantu mu rusengero, ahantu hose ijambo ry'Imana rivugirwa, haba kuri radio, haba televiziyo, haba n'ahandi. Nuvuga ngo igihe cyose wumva ijambo ry'Imana, iyo warengeje ibitekerezo, Mwuka w'Imana akakuyobora ukarengaho. Nturebe ngo uriya kuri uvuga ubutumwa ni muntu ki, mbese ni umuntu ukungahaye, harifite, mbese ni mugufi, ni muremure, mbese arirabura, ni inzobe, ni iki, ukarenga ibyo. Ukarenga ibyo, mbese ni mwene nde. Umuntu w'Imana izo bariyeri, ibyo bikuta arabirenga, noneho ukavuga uti icyo nzi icyo ni iki, ni umuntu w'Imana. Icyo gihe ugasenga, ugasaba Mwuka w'Imana kugira ngo agusobanurire, aguhe kuvana mu icyawe kikubaka. Ibi rero nibyo bituma wiga ijambo ry'Imana ukarisobanukirwa. Noneho izo ntege nke zabo ukazirenga n'ubumuntu bwabo, Ibyanditswe Biziranenge biduhindukira umuyobozi rukumbi mu nyigisho zacu, mu byo twemera, mu kuduhanira gukiranuka no kutwigisha. Nibwo rya jambo ry'Imana nk'uko tubibona mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16, niho tubona noneho rigira umusaruro, kubera ko tuba twarenze kuvuga ngo bari abayuda ngo ni iby'abayuda. Ugasanga hari abantu bafite iyo myumvire bavuga ngo byandikiwe abayahudi, ngo twe ngo ntibitureba, ngo ntabwo ubwo ari by'abanyafurika. Oya, ijambo ry'Imana iyo wamaze kurenga aho ngaho rikugira umumaro. Ubugari noneho bw'ububasha bw'ibyanditswe, ukuvuguruzanya kuri hagati ya Bibiliya na siyansi ni ingaruka y'ibintu bidafite ishingiro. Kuba tudasobanukirwa isano hagati ya siyansi n'ibyanditswe biterwa no kuba tudasobanukiwe na siyansi cyangwa ihishurwa. Nyamara byumvikanye neza twasanga byombi byuzuzanya. Ubwenge bwose bwa muntu, mwumve, ubwenge bwose bwa muntu, iyo havuze bwose bwa muntu bivuga ngo aho umuntu wese ava akagera, bugomba kuba munsi y'ubuyobozi bw'ibyanditswe biziranenge. Nta bwenge bw'umuntu, nta bitekerezo bye biri hejuru y'ijambo ry'Imana. Igitekerezo cyose kigomba kugeragereshwa ukuri kw'ibyanditswe biziranenge. Kugenzura ijambo ry'Imana ugendeye ku bitekerezo bya kimuntu ni nko kugerageza kubara inyenyeri ukoresheje metero. Kavuga uti jewe reka ndebe inyenyeri zo mu ijuru, noneho ngiye kugerageza kureba uko nzibara. Urumva uburi gukora ibintu by'ubupfayongo, sinabona uko mbivuga. Ntabwo ibitekerezo by'abantu ari byo biri hejuru y'ijambo ry'Imana, ahubwo ijambo ry'Imana niryo ridufasha kugira ngo tugenzure ibintu byose, inyigisho zose, ubumenyi bwose,
ijambo ry'Imana nicyo gipimo ndakuka kibasha kugaragaza niba ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma ibyo bintu byigishwa abantu. Igitekerezo cyose kigomba kugeragereshwa ukuri kw'ibyanditswe biziranenge. Kugenzura ijambo ry'Imana ugendeye ku bitekerezo bya muntu nko kugerageza kubara inyenyeri nkuko maze kubivuga. Ntabwo biri kwire gusuzumishwa amahame y'abantu, isumba cyane ubwenge bwose cyangwa inyigisho yose y'abantu. Aho kugenzura Bibiliya, ahubwo yo iratugenzura kuko ifite ibyagenderwaho mu kugenzura imico, imibereho yose ndetse n'ibintekerezo. Nuko rero ibyanditswe biziranenge binafite ububasha burenze ubw'impano zituruka kuri Mwuka wera. Muri zo twavuga impano yo guhanura n'impano y'indimi. Ntabwo izo mpano arizo ziza ngo zitesha agaciro Bibiliya, oya, ahubwo ijambo ry'Imana niryo rifite ububasha hejuru y'izo mpano abantu bahabwa. Nuko tubibona mu rwandiko rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 12 ndetse n'icya 13 n'icya 14 umurongo wa mbere kugeza ku 25. Ibi bice byose bigenda bitwereka ibijyanye n'impano za Mwuka, uburyo bwo kuzikoresha, noneho n'uburyo zidakwiriye kuba kavuyo ngo abantu bumve yuko impano zije kugira ngo zice gahunda ikwiye kurangwa mu materaniro yo kuramya. Ndetse hari naho tubona hano ngo niba impano yawe idafite ikirungura iteraniro, ceceka, kubera ko nta kiri bumarira abateze amatwi. Ndetse no mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza 16. Ntabwo impano za Mwuka ziri hejuru ya Bibiliya, bityo rero zigomba kugenzurwa na Bibiliya. Niyo mpamvu nk'Abadiventisiti umunsi wa 7 umuja w'Imana mbere yuko asinzira yavuze ijambo rikomeye cyane. Ellen G. White yaravuze ati mbaraza iki gitabo. Ntabwo yavuze ngo arazitorero inyandiko z'umwuka w'ubuhanuzi, oya, kuko yazigereranije n'umucyo mutoya udufasha kugira ngo dusobanukirwe n'ibiri mu mucyo munini ariwo jambo ry'Imana. Ariko ntabwo umwuka w'ubuhanuzi usimbura Bibiliya, ahubwo nufasha kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ry'Imana. Bya bindi abandi bita ubwiru, twe tukaba tuzi icyo bivuga bitewe nuko twemeye kwigishwa. Umwuka w'ubuhanuzi ni umwigisha washyizweho na Mwuka wera kugira ngo afashe abantu abizera gusobanukirwa na bya bindi bisa n'amayoberane byayobeye benshi. Ibya Yesu byayobeye benshi, n'ijambo ry'Imana usanga abantu bibayobera byageraho bati rero ibi ngibi ni ibitekerezo, ibi ngibi ntawamenya iyo byavuye kuko byabayobeye, byabacanze. Nyamara Mwuka w'Imana arahari, afite uburyo bwose yateganyije kugira ngo abantu basobanukirwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Iyo turebye muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20 hari isomo rivuga ngo nimusanga amategeko y'Imana nibihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Hano iyo havuzwe ngo musanga amategeko y'Imana nibihamya, ni ukuvuga ngo nimusanga amategeko y'Imana muba ariyo mugenzuza izo nyigisho zose, uhereye ku itegeko rya mbere ukageza ku rya 10, nkuko tuyabona mu gitabo cyo kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 3 kugeza 17. Mbese uyu muntu ahagaze mu ijambo ry'Imana? Mbese amategeko y'Imana arayemera cyangwa arasuzugura? Noneho ibyaremwe ibituzengurutse byose ni ibihamya bigaragaza ububasha bw'Imana n'ukuri kw'ijambo ryayo. Mbese uyu muntu ntabwo afite aho atambikira, kandi noneho ngo nta museke. Iyo umuntu yirengagije amategeko y'Imana, uyu museke ugomba gutambika, nta wundi museke ugereranywa uvugwa uretse Kristo. Noneho ngo niba umuntu ubutumwa bwe budahamanya n'amategeko y'Imana, nta Kristo muri we, nta Yesu afite. Ubwo rero uba ugomba kugenzura ibintu byose. Ibi ngibi ahari tuzarushaho kubisobanukirwa ubwo tuzagera ku ihame rya 18, aho tuzaba turimo tureba impano y'ubuhanuzi. Nitugera mu bijyanye n'impano y'ubuhanuzi uzarushaho gusobanukirwa iki cyigisho. Ubumwe bw'ibyanditswe biziranenge rero, ubumwe bw'ibyanditswe biziranenge ni ubuhe? Gusoma ibyanditswe biziranenge twicira hejuru bituzanira ubusobanuro budafashije. Kera nyiba mu myizerere nahozemo, hari igihe twajyaga dusoma twagera ku bitabo bimwe, wasoma ugasoma Bibiliya tukavuga tureka dufate umwanya iminsi tujye gusoma igitabo, twasoma twagera muri Zekariya none warangiza uti wapi, ugahita usimbuka uti aho pagina na Yesu rwose, ugahita ukomeza ukajya ku yindi page kubera ko wumva ntubyumva, ntuzi iyo biva niyo bijya. Wagera muri Daniel twasoma iby'inyamaswa n'ibiki ngo n'igishushanyo, ati wapi, aha ngaha nta gakiza karimo, tukaba turasimbutse tugiye ku zindi page. Urumva turashakisha ibyoroheje. Nyamara hano ngo gusoma ibyanditswe biziranenge twicira hejuru bituzanira ubusobanuro budafashije. Nibuka nigeze mbabuha igitekerezo cy'ukuntu twigeze kubaza umuntu tuti ibintu by'inyamaswa bivugwa hano ni ibiki. Hari umupasiteri ari muyobozi wacu ati ni ikinyamaswa kizaturuka muri Nyungwe, mwe naho muzahurira nacyo. Ariko se koko ugeze mu byahishuwe, iyo ugeze muri Daniel ni inyamaswa yo muri Nyungwe, mu Nyungwe yaha mu Rwanda. Tekada
ariko kubera ko yumvaga nawe ubwe aravuga ati aba bantu nibakomeza kumuhata ibibazo amaherezo bazancika. Agerageza uburyo bwose bwo kureba uko adukubakuba dushyira hamwe ati kizava muri nyungwe, ariko ntabwo ari byo. Iyo tubisomye dutyo Bibiliya iduhindukira nk'uruvange rw'inkuru, ibibwirizwa n'amateka. Nyamara abemera kuyoborwa na Mwuka w'Imana, iri jambo riramfasha, abemera kuyoborwa na Mwuka w'Imana, abifuza gushakashaka ukuri guhishe, bihanganye kandi basenga, ntabwo ari ugusoma gutya gusa, bihanganye kandi basenga, bazavumbura ko Bibiliya ifite ibihamya biranga ubumwe bwayo ku bijyanye n'inyigisho zayo z'iby'agakiza. Amen. Ntabwo Bibiliya itwereka ibintu by'injyana imwe, ahubwo ikubiyemo urusobe rutangaje rw'ibihamya byuzuzanya, byiza, binyuranye rwose kandi bifite uburyohe. Bibiliya itubwira ibijyanye n'umuco mbonera, Bibiliya itubwira uburyo bwo gusenga nyakuri, Bibiliya itubwira uburyo amategeko y'Imana umuntu atamubera umutwaro, ahubwo ari umunezero kuri we. Kubaha Imana atari umuzigo, si umuzigo, si umutwaro, ahubwo bimubera umugisha, bimubera umunezero. Hari igihe usanga umuntu kuba umuntu w'Imana, ugasanga umuntu ngo ariko ngo umuntu w'Imana ngo buriya ngo yagenda ngo yajya muri siporo. Abantu bakumva ko umuntu w'Imana ngo adakora siporo, kandi siporo Bibiliya itwigisha n'uburyo bwo kugira ubuzima bwiza. Bibiliya itwigisha uburyo uziko bitangaje, uziko Imana ariyo yigishije Abisirayeli gucukura tuwarete. Yabwiye Abisirayeli ngo nujya kwiherera ujye ujyana igihosho ucukure, nurangiza aho umaze kwiherera uhatabe. Ubwo se urumva atari tuwarete? None ugasanga umuntu aba mu muryango utagira tuwarete, ngo agiye ngo ndi umuntu w'Imana, ngo ntabwo ngo ibyo bintu byo gucukura imyobo. Kandi Bibiliya ari ibyigisha, Bibiliya yigisha ibijyanye n'imirire, uburyo bwo umuntu w'Imana agomba kuba ashyitse, arya neza. Imana yageze igihe igaragaza iti ntimukabirye bitazabateza ibibazo, ibi ngibi mujye mubyirinda, ntimugakore no ku ntumbi zabo. Urumva se ubwo ni uburyo bwo kwirinda, ni temperance. Imana ijyana yigishije ikintu cyose kugeza aho igaragaza umva iby'umwuka, ibijyanye n'iby'umubiri, ibijyanye n'iby'ubwenge, umva nta kintu Bibiliya isiga. Ariko noneho ugasanga rimwe na rimwe turashaka kugira ngo ijambo ry'Imana rise naho mu by'ukuri Bibiliya ntabwo igaragaza ibintu by'injyana imwe gusa. Oya. Hariho n'abantu rero usanga rimwe na rimwe ashaka kugira ngo yumve ibyigisho tugereranya na girafe. Twiga ubundi nivuga ngo inezezwa no kurisha ubwatsi bwo hejuru. Umuntu akavuga ati nimumbwire ibyo bw'ijuru, ko tuzarya amatunda yaho, ko tuzagenda mu nzira za zahabu niki. Ariko waramuka, burya Yesu we yavuze ni umwungeri w'intama, intama zirisha ubwatsi bwo hasi. Waramuka ugeze igihe uvuga utumva rero, ariko rero mwikiranure n'abandi, muba abanyambabazi. Atumva ibyazanye by'abanyambabazi se bije bite? Kandi burya wa musore wigeze gusanga Yesu avuga ati narangije byose, nta na kimwe rwose, ahubwo ndashaka kujya mu ijuru, mbwira mwami, urabona hari igisigaye? Yesu ati genda ufate ibyo utunze ubiha abakene. Urumva ahantu akoze ntabwo yongeye kugaruka. Ni ukuvuga ngo ntabwo Bibiliya igenda umujyi umwe ngo ijyane ngo rero ngo bari muri Kristo Yesu ngo ni ukuririmba ijuru gusa, ni ukugira guteoya. Ahubwo Bibiliya iragaruka ikatujyana mu busonga, igisonga kizima, uko umuntu agomba kuba ameze. Iraza ikatujyana mu bijyanye n'imibanire n'abandi. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirira. Urumva aho byaje, udakunda ntahaza Imana kuko Imana ari urukundo. None ugasanga irakugenda igakora impande zose. Burya rero indyo itavanze ntabwo yagirira abantu umumaro. Na Bibiliya nuko nguko iteye, irimo inyigisho zose. Yewe niyo waba uri umutegetsi, umuyobozi, ukaba uri umuntu ugendera ku ijambo ry'Imana, riraguherekeza rigatuma uyobora neza, ntukandamiza uyobora. Ubaye uri nk'umusirikari, ijambo ry'Imana rirakuyobora, rikakwereka uburyo umusirikari mwiza agomba kuba ateye, nuko yafasha abandi bagenzi be. Ubaye uri umukoresha, mu ijambo ry'Imana rikwereka uko umukoresha muzima agomba kuba ameze. Ubaye cyangwa se uri umukozi ukorera abandi, Bibiliya ivuga iby'imbata bafite ba shebuja. Bibiliya iragenda ikakwereka umuntu ufite umutware, ufite shebuja agomba kwitwara ati imbere ya shebuja. Ibintu byose nta kintu na kimwe Bibiliya wayiveba, nta kintu na kimwe kitarimo. Kubw'urwo runyuranye rwayo mu mpande zose, ishobora guhaza ibyifuzo no gusubiza ibibazo by'abantu mu bihe byose. Ntabwo Imana yeretse abantu rimwe ngo bibe bihagije iteka, ahubwo yabikoze buhoro buhoro binyuze mu bisekuruza byinshi byakurikiranye, byaba binyuze muri Mose mu butayu bw'Imidiyani cyangwa Pawulo muri gereza i Roma. Ibitabo bya Bibiliya bihishura ukuri kumwe gutangwa na Mwuka Muziranenge. Gusobanukirwa nuko guhishurirwa kugenda gukomeza bishobora gufasha mu gusobanukirwa na Bibiliya hamwe n'ubumwe buyiranga, cyangwa se no kuzuzanya biyiranga. Nubwo
byanditswe n'abantu batandukanye kandi bo mu binyejana bitandukanye. Twabonye yuko Bibiliya yanditswe mu gihe cy'imyaka isaga 1500 kandi ikandikwa n'abantu bagera kuri 40. Ngo mu by'ukuri nubwo yagiye yandikwa mu binyejana bitandukanye, ukuri kw'ibyanditswe byo mu isezerano rya kera n'irishya ni gutandukana, ni kuvuguruzanya. Ayo masezerano yombi ni ikintu kimwe, nk'uko Imana ari imwe. Binyuze mu buhanuzi no mu bishushanyo cyangwa se mu byagiye bigaragazwa mu buryo bw'ikigereranyo, isezerano rya kera rihishura iby'ubutumwa bwiza bw'umukiza wagombaga kuza binyuze mu mibereho ya Yesu. Isezerano rishya rihishura umukiza wabonetse. Nuvuga ngo ibimenyetso, ibishushanyo uhereye ku bitambo burya byasuraga Mesiya uzaza, n'ibindi byose tubona mu isezerano rya kera bihishura Kristo wari kuzaza. None isezerano rishya rikagaragaza Kristo wamaze kuboneka. Binyuze mu mibereho ya Yesu, isezerano rishya rihishura umukiza wabonetse. Ariko kuri k'ubutumwa bwiza, ryaba isezerano rya kera n'irishya, yombi yerekana Imana imwe. Isezerano rya kera ni urufatiro rw'isezerano rishya. Isezerano rya kera ni urufunguzo dufungurira isezerano rishya, mu gihe iryo rishya noneho risobanura ibihishwe byo mu rya kera. Ni ukuvuga ngo byose biruzuzanya. Niba uri mu isezerano rya kera ukagiraho utumva, irishya rizatuma uhasobanukirwa. Ibyo mu isezerano rishya rikujyana mu mateka cy'Uwiteka yari yarabwiye aba n'aba. Iyo ugiye mu rya kera urabyumva. Ni urujya n'uruza, ni urusobekerane, ariko byose byuzuzanya. Muri ryo dushobora kubona imigisha itwereka ibyiringiro by'agakiza kacu. Dushobora kuvumbura tukimenyera ubwacu ko ibyanditswe biziranenge bifite akamaro ko kwigisha umuntu ukuri, kwamagana ibibi, gukosora umuntu no kumumenyereza gutunganira Imana. Iri jambo nararikunze cyane, kumenyereza umuntu gutunganira Imana. Binyuze muri byo dushobora kuba dushyitse, dufite ibidukwiriye byose ngo dukore imirimo myiza yose. Amen. Amagambo aboneka mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 na 17.
hano rero bavandimwe nshuti z'Imana, twakomeje kubana muri iki kigwa. Iri hame rya mbere nahangaha turifungiye cyangwa se turisoreje. Ijambo ry'Imana icyo tubonye nuko rirashyitse, riruzuye, kandi ribasha gufasha umuntu wese ubishaka. Umuntu wese abasha gufashwa naryo kandi rikamugira umumaro. None rero icyo nsaba no kugira ngo Mwuka w'Imana atubashishe gukunda ijambo ry'Imana, kuriha agaciro, kandi twe kujya tugira ibyo turobanura bihuje n'irari ryacu, cyangwa se dusa n'abashaka kuyobora ijambo ry'Imana. Oya, ahubwo reka turireke rituyobore, maze ku iherezo tuzajye kwibona twibone mu bwami bw'Imana. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu.